Rayon Sport isaro y'Inyanza. Reka twongere tubasuhuze mwe mukomeje kugenda mudukurikira muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Iyi ni Rayon Yacu TV. Kuri ubu tugiye kugaruka kuri byinshi bikomeza kugenda bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyana amasezerano n'umufatanyabikorwa mushya, uwo akaba ari Tap and Go. Turareba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Ese abafana babyakiriye gute? Abafana bagiye babyakira ukuntu gutandukanye. Turaza kureba ibitekerezo bakomeje kugenda batanga kuri uyu mufatanyabikorwa mushya w'ikipe ya Rayon Sport ku mbuga nkoranyambaga. Torutsinda gatsindagira imidari, umuriro w'ikirenga mu kurengereza. Yani byinshi dukomeza kugenda tuganiraho, tureba n'abandi bafatanyabikorwa ekipe ya Rayon Sport iteganya gusinyana nabo. Tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Icyo usabwa urakizi no gukora subscribe, ubundi ukibuka no gukora kukazogera kugira ngo dushyire ikiganiro ujye ubasha guhita udukurikirana mu mbere. Reka twandike n'ikiganiro cyacu. Tugiye kureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa hagati y'umufatanyabikorwa muke w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, aho bikomeje kugenda bigaragara cyane ibikubiye mu masezerano, aho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi bakomeje kugenda bitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye nyuma y'uko iyi nkuru imaze kujya hanze mu gihe kitashize, mu gihe hatageze ku minota igera kuri 15. Ni byinshi benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Tap and Go akaba ari umufatanyabikorwa w'ikipe ya Rayon Sport. Abantu benshi iyo bumvise Tap and Go bahita babyumva kabisa, akaba ari company rero mu gutwara abagenzi. Ahangaha rero byumvikane ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport cyane reka ubwo duhita dusimbukira mu bikubiye ku masezerano y'uyu mufatanyabikorwa mushya w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, aho bivuga ko ekipe ya Rayon Sport igiye kujya ibona pourcentage cyangwa se igiye kujya ifata amafaranga make ku y'urugendo, cyane kuyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye kujya bakoresha kuri aya makarita ya Tap and Go. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu bikubiye mu masezerano y'iyi company itwara abagenzi ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, nuko iyi Tap and Go abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ubwo bazayikoresha ari benshi, ariko bizakomeza kugenda bizamurira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyine, cyangwa se ekipe ya Rayon Sport inyungu. Aho abantu bakomeje kugenda bavuga bati ibi bya bitandukaniye na bya bindi twakomeje kugenda tubona bya Airtel, aho bakomeza kugenda batubwira yuko uko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazaza bakoresha Airtel cyane mu guhamagara, ariko ekipe ya Rayon Sport izaza komeza kugenda igira inyungu no mu kugura amayinite, ariko nyine ngo bikaza kurangira uyu mushinga usa nkaho ufiyarinze. Nabonye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye batandukanye, ntago navuga ko bigeze bishima cyane, aho benshi bakomezaga kugenda bavuga ko uyu atari umufatanyabikorwa w'ikipe ya Rayon Sport yari ikeneye, cyane mu bihe nk'ibi irimo ko ikeneye umufatanyabikorwa uzana amafaranga kugira ikipe ya Rayon Sport ihita ijya ku isoko irebe uburyo yatangira igura n'igurisha, dore ko kugeza kuri ubu ngubu nyine nk'amakipe afashwa na leta mu minsi mikeya araza kuba atangiye kugenda agura, aho rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga bati twe twagakwiye kwinjira ku isoko kare mbere yuko aya makipe amanuka ku isoko. Ati ikipe yacu rero yakabaye isinyana n'umufatanyabikorwa uri seriye, umufatanyabikorwa ufite amafaranga, umufatanyabikorwa uzanye kashi. Ati naho ibyo bya pourcentage, ibyo byo gutega abantu iminsi, bati rwose ntago ari umufatanyabikorwa twari dukeneye. Bamwe bavuga bati kabisa, ati ibi ni ibikarito ubuyobozi bukomeje kugenda budukinga mu maso, bati uku nuko turangaza, uyu ntago ari we mufatanyabikorwa twari dukeneye. Gusa ku buyobozi cyangwa se ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport navuga ngo kuri bo ni igikorwa cyiza kuri bo, cyane kuko bazi uburyo cyangwa se bazi inyungu bafite kuri uyu mufatanyabikorwa, cyane mu buryo burebana na mikoro kuri ikipe ya Rayon Sport. Navuga ko ku ruhande rw'ubuyobozi bo bashaka ko barebye kure, nubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batari bari kubona yuko uyu atari umufatanyabikorwa w'ikipe ya Rayon Sport yari ikeneye. Urawa butugomezira urutieri ali yewe ruka
rw'amayeri yerekana yangaye nguko rero ibirebana n'umufatanyabikorwa mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport akaba ari mu makipe navuga ko imaze kugira abafatanyabikorwa benshi. Ikipe ya Rayon Sport kabisa akaba ari mu makipe amaze kugira abafatanyabikorwa benshi, abantu bakomeza kugenda bavuga bati rwose ati kubifite abafatanyabikorwa bangana gutya, ariko kandi ikwiye no kuba ari ikipe byibuze igaragaza yuko nyine ifite abafatanyabikorwa benshi, cyane cyane mu kugura. Atabavuga ati rwose ikipe ya Rayon Sport ikwiye kwigaragaza ku isoko ry'igura n'igurisha. Abafatanyabikorwa bagiye batandukanye bagomba kwigaragaza, harimo akarere ka Nyanza. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona yuko ikipe ya Rayon Sport itwara igikombe mu bakobwa, ikajya kucyerekana akarere ka Nyanza ko akarere ka Nyanza ni umwe mu bafatanyabikorwa b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'abandi bagiye batandukanye mwakomeje kugenda mubona. Abo bose akaba ari abafatanyabikorwa b'ikipe ya Rayon Sport, aho rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga ati abafatanyabikorwa b'ikipe ya Rayon Sport iki gihe cyari cyo gihe cyo kwigaragaza, bakagaragaza yuko rwose Jean Fidel Uwayezu hari icyo yakoze, cyane cyane bavuga ko rwose muri bihe abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga yuko uyu mugabo nta bikomeye akomeza kugenda akora muri ikipe, cyane cyane ku birebana n'amikoro. Abavuga ati rero iki nicyo gihe kugira ngo abafatanyabikorwa bakomeje kugenda asinyana nabo bakomeze kugenda bamugoboka. Yakaba ari ikipe rero iri mu bihe by'igura n'igurisha. Ngira ngo murabizi ko kuri ubu ngubu umukinnyi bivugwa ko ikipe ya Rayon Sport yamaze kuganira nawe, igisigaye ari ukumuha amafaranga n'uwitwa Nsabimana Aimable. Uyu nguyu akaba yaraganira n'ikipe ya Rayon Sport mu gihe kugira ngo abe yasinya undi mwaka muri ikipe ya Rayon Sport, mu gihe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Keve kugeza kuri ubu ngubu yakomeje kugenda avuga kugira ngo ikipe ibe yamwegukana ari uko ishobora gutanga byibuze agera kuri miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba yasinya umwaka umwe muri iyo kipe. Abandi bakina ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda iganiriza harimo uwitwa Ganijuru Eri. Uyu akaba ari myugariro wo ku ruhande rw'ibumoso. Uyu akaba aseje amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ni mu gihe witwa Bugingo Hakim kugeza kuri ubu ngubu ari we navuga ko niwe nimero ya mbere kuri ruhande. Uyu mukinnyi akaba agifite amasezerano muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Uyu witwa Ganijuru Eri rero akaba ari umwe mu basore bakomeje kugenda baganirizwa n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo abe yakongera amasezerano, ni mu gihe abandi bitwa Bandekwe Flex n'abandi bagiye batandukanye kugeza kuri ubu ngubu bataramenya akazoza kabo, aho ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ntacyo yigeze ibatangariza. Yaba Bandekwe Flex yaba Kalisa Rashidi, abo bombi basanzwe bakina mu kibuga hagati. aho bikomeje kugenda bitangazwa ko ikipe ya Rayon Sport yaba iri mu biganiro n'ubitwa Niyonzima Olivier Sefu kuba yaza muri ikipe ya Rayon Sport kugira ngo akomeze hari mu kibuga hagati, aho iyi kipe ya Rayon Sport byumvikane ko rero kugeza kuri ubu ngubu n'ubitwa Kizimana Muhajiri ngo n'umwe mu basore ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda iganiriza, ariko abantu bareba cyane cyane ku bibazo bya mikoro mu ikipe ya Rayon Sport bakabona ko kuba Kizimana Muhajiri yataza muri ikipe ya Rayon Sport ari ibintu byabigoranye cyane, ariko kandi abantu bakemeza ko igihe Muhajiri Kizimana yaba ari mu ikipe ya Rayon Sport bafite Muhire Keve ndetse bakabasha kuba bafite n'umusore bita Niyonzima Olivier Sefu, kongeraho Majari wa nawe ugifite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport yaba ihagaze bwuma. Kirisitu Mwami na Muhamedi. Kuri ubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeza kugenda yiyegeranya, bakomeza kugenda banaganira n'umuterankunga mukuru wa Oscar kugira ngo barebe uburyo yatanga amafaranga ikipe ya Rayon Sport itangire kugenda yongerera abakinnyi bashya amasezerano, dore ko kugeza kuri ubu ngubu abantu bakomeza kugenda bibaza ese amafaranga yo kongera abakinnyi amasezerano azava he. N'ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bagera ku 9, nyamara ni ikipe nyine byumvikane ko ikeneye abakinnyi bagera kuri 20 byumvikane ko rero ikipe ya Rayon Sport cyafite akazi gakomeye cyane cyane ku birebana n'amafaranga, kubera ko izongeramo abakinnyi benshi bashya. Byumvikane ko rero kandi hari n'abigomba kongerera amasezerano, akaba ari ikipe ya Rayon Sport navuga ko ibirebana n'igura n'igurisha kuri yo ari ibintu bizakomeza kugenda biyigora. Ariyo mpamvu bakunze b'ikipe ya Rayon Sport bavuga yuko rwose yari ikeneye abafatanyabikorwa bari seriye, apana abafatanyabikorwa baza batega iminsi bavuga bati twebwe tuzabaha pourcentage bijyanye n'uburyo abanyamuryango banyu bazakomeza kugenda bitabira ibikorwa byacu. Benshi muri mwereyo niyo nshuti mu kubyatura kwanyu bidutera ishema.
ngayo nguko rero ibikomeza kugenda bivugwa muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Kuri ubu ngubu rero akaba ari imwe mu makipe ahanzwe amaso n'abantu benshi, akaba ari ikipe itazasohokera u Rwanda gusa bikaba bivugwa ko ari ikipe ishobora kuzasohoka mu mikino ya Sekafa, dore ko imikino ya Sekafa yenda kugaruka. Ekipe ya Rayon Sport akaba ari imwe mu makipe ivuga ko ishobora kuzitabira imikino ya Sekafa, ariko abantu bakavuga bati iyi kipe ya Rayon Sport iraramuka yitabira Sekafa byibuze kabisa izitabira ari ikipe ifatika. Nibyo abantu bakomeza kugenda bagarukaho, aho babona yuko bigoranye cyane ugereranyije n'indi myaka yagiye ibanza. Bavuga ko uyu mwaka ushobora kuzagora ikipe ya Rayon Sport, akaba ari nawo mwaka wa nyuma Jean Fidel Uwayezu. urugamba rwaje rwakarugondera ku mugonzi. Nkuko twakomeje kugenda tubikomoza mu biganiro byacu, umugabo itanamenye Patrick banabonye rwose abantu bakomeje kugenda bamugarukaho cyane, bavuga ko ngo muri ikipe ya Rayon Sport haba harimo abantu bakomeza kugenda bafata namenye Patrick ngo kugira ngo bakamutamika itangazamakuru kugira ngo uyu namenye Patrick ngo abe yakomeza kugenda aryozwa amakosa yakozwe n'abandi bantu muri ikipe ya Rayon Sport. Nibikomeza kugenda bigarukaho hirya no hino, aho abafana batandukanye nabonye rwose batangiye ikintu gisa nk'ubukangurambaga. Yagasangwa mu mabara abiri, ubururu n'umweru, amasuku uko ari. Akaba ari umwe mu bagabo rero bakomeje kugenda bagarukwaho cyane cyane rwose. Uyu mugabo namenye Patrick ngira ngo mwakomeje kugenda mubona ko n'umwe mu bagabo basoje saison nabi, kubera ko yabitangazamakuru ryakomeje kugenda rimugarukaho ko ari umwe mu bantu bagize uruhare mu kugura bitwa ba Paul Gomez n'abandi bagiye batandukanye bitwa ba Kamara, bakomeje kugenda kabisa baza mu ikipe ya Rayon Sport, bikomeza kugenda byanga. Abantu benshi bakomeje kugenda bashyira umugabo bitanamenye Patrick mu majwi, aho bakomeje kugenda banamusabira yuko umwaka ugiye kuza imikino yazaba atakiri mu ikipe ya Rayon Sport. Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu. Wati Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu, angira ngo abantu benshi ntabwo bazamwibagirwa. Musore bita Kambale Sarita Gentil, umwe mu basore kabisa babaga bahagaze neza ku busatirizi bw'ikipe ya Rayon Sport, umwe mu basore bitwaye neza muri wa mwaka twakomeje kugenda tugarukaho wa 2013, umwe mu basore kabisa bari bahagaze neza cyane. Ngira ngo abantu ikipe ntabwo bayibagirwa. Ekipe yabaga ifite uwitwa Tegekimana Aphrodis Kanombe ari kapiteni w'iyi kipe, ni mu gihe kandi ikipe yabaga ifite abandi basore nyakwigendera Johnson Bagore, akaba ari umwe mu bakinnyi kabisa bari bahagaze neza muri ikipe ya Rayon Sport. Yabaga ifite witwa Ndayisenga Fuadi, ifite Amis Cedric, abo ni abarundi babaga bameze neza cyane. Kongera Karim Makenze mu mutima wa defense baga ifite witwa Faustin Usenkimana, ifite Bikorimana Gerard. Kuri ubu ngubu ebana mu ikipe ya Muhanga, aho ku munsi w'ejo ikipe bita Vision yakomeje kugenda ibakubita. Ni benshi kabisa boga muri ikipe, ngira ngo murabaza abasore bita Basekamana Leandre. Uyu nguyu akaba ari umwe mu basore navuga ko kabisa yari musimbura ikipe yari ifite, winjiraga mu kibuga ameze neza cyane. Nibo rero uyu mugabo bita Leo akomeza kugenda agarukaho cyane cyane kabisa, gusa nyine ashyiramo n'abandi bantu bakomeje kugenda ba muri ikipe ya Rayon Sport ubukombe, bagakwaya Olivier n'abandi bagiye batandukanye. Abantu banavuga ati kabisa uyu ni umunyamabanga ekipe ya Rayon Sport iheruka. Abafana kabisa bakomeza kugenda bavuga ati ikipe ya Rayon Sport umunyamabanga iheruka ni Gakwaya Olivier, umuvunyi kabisa. Twizere ko umeze neza cyane. Ibyo ngibyo rero bikomeza kugenda bivugwa muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru, ikomeje kugenda itanga amakuru menshi kabisa. Kuri ubu ngubu rero ikaba yishimira kuba imaze gusinyana n'umufatanyabikorwa mushya, uyu nguyu akaba yitwa Tap and Go. Ubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mukomeze kabisa kugenda mukoresha ikarita cyane kugira ngo ikipe yanyu nyine nayo ikomeze kugenda ibigiramo inyungu. Mwaka rwa rutabura. Twizere ko abadukurikiye muri hirya no hino mukomeze kugenda mukanda kuri subscribe, ariko kandi mukibuka no gukora kukazogera kugira ngo uko dushye ikiganiro mujye mubasha guhita mudukurikira mu wambere. Ushobora kutwandikira kuri 0788 476 ugakomeza kugenda uduha ibitekerezo, cyangwa se ugaca muri comment ugakomeza kugenda utwandikira unyuze muri comment. Iyi abari rero yacu TV, nge mba ndi Modric, amakuru ikipe ya Rayon Sport, amakuru agezweho yaba mu gitondo, nimugoroba cyangwa se n'andi masaha yose
yose ujye usimbukira kuri Royal Yacu TV urebe amakuru abagezweho mu ikipe yawe ya Rayon Sport. Ciao ciao.